Haleluya. Nanone ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibishimire ihaze kuza ku mitima yanyu. Amazina yanjye nkuko nabivuze nitwa Safari Aleserge. Nejejwe n'Imana yuko itwemere kugira ngo tuganire. Imana y'amahoro nishimwe. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana nkuko nabivuze rifite Imana ishimwe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro nibishimire ihaze kuza ku mitima yanyu. Nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Safari Aleserge. Nejejwe n'Imana ko itwemere kugira ngo tuganire ku byanditswe byera, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Uyu munsi mbatumwe mu ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo imbaraga zibasha kuzimya umuriro wicanye mu buzima bw'umuntu. Umuriro nimo ndavuga ntabwo ari umuriro w'amashanyarazi cyangwa se umuriro dutekaho cyangwa abantu bota. Ndavuga umuriro w'ibigeragezo muri context y'umwuka, ndavuga umuriro w'ibibazo. Yesu adufashe. Uyu muriro ntabwo ubasha kuzimwa n'amashuri umuntu yize, ntabwo wazimwa n'inshuti umuntu afite cyangwa imiryango, ntabwo wazimwa n'amafaranga afite cyangwa akazi gakomeye yicayeho, ahubwo hari izindi mbaraga zibasha kuwuzimya. Ubundi iyo umuntu ahagaze mu muriro, simbizi wenda niba hari uwabasha no kuwuhagararamo, ariko mu isi y'umwuka ndabizi neza yuko abenshi tuwuhagazemo. Iyo umuntu ari mu muriro ntabwo ashobora gusinzira, ntabwo ashobora kumva amahoro, nta mahoro ashobora kugira, ibyiringiro ntabyo, arababara, araribwa, ntashobora kuryoherwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Nubwo yaba yambaye ntaryoherwa, nubwo yaba afite akazi ntikamuryohera, nubwo yaba afite urugo ntirumuryohera. Donc umuntu uri mu muriro aba ari mu buribwa, aba ari mu busharire, nta kintu na kimwe kiba kikimunezeza kibaho. Hanyuma hari imbaraga zibasha kuzimya umuriro wicanye mu buzima bw'umuntu. Hari imbaraga zibasha gusinziriza ibirimi by'umuriro, umuntu akongera akaba muzima, umuntu akaba ahantu heza, umuntu akagira umutekano, umuntu akagira umudendezo, ubuzima bw'umuntu bukongera bukagira ishusho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Izi mbaraga nizo nifuza ko tuganira mu mwanya mutoya, izina ry'Uwiteka rishimwe. Sinzi umuriro wicanye mu buzima bwawe, sinzi igihe umaze gutwika, ariko icyo nzi nuko hari imbaraga tugiye kuganira zibasha kuzimya uwo muriro mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turasoma ijambo ry'Imana mu kubara n'ibice byaho 11 n'umurongo wa 2. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuze ngo abantu batakira Mose asenga Uwiteka, uwo muriro urazima. Abantu benshi bagize ikibazo cy'umuriro wicanye mu buzima bwabo. Ntabwo ari umuntu umwe wahuye na kino kibazo, ahubwo ngo ni abantu benshi. Uyu muriro waricanye, uyu muriro wazanywe ku gihe cyabo, wazanywe nuko bijurutiye Imana, bitotombeye Imana, bakora iby'Imana itanezerewe, bituma umuriro wicana muri bo nk'igihano. Ariko hari indi miriro ijya yicana atari igihano, hari indi ijya yicana iturutse kuri ibindi bintu byinshi bitandukanye. Iyi miriro yose aho yabiturutse hose, icyaba cyitera icyo ari cyo cyose, imbaraga zisinziriza ni zimwe, imbaraga ziyicecekesha ni zimwe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Abantu bamaze kumva umuriro barembeje, bamaze kumva umuriro bagoye, ngo barangije batakira Mose. Yesu nadufashe cyane. Aba bantu ntago bigeze bamenya ibanga, ntago bigeze bamenya igisubizo cyababashisha kuva muri ubu buribwe bw'uyu muriro, ahubwo ngo batakiye Mose. Gutakira Mose ni ikigaragaza yuko bo nta gisubizo bari bafite, nta banga bari bazi. Yesu adufashe cyane. Buriya birababaje cyane ko buri mu kibazo utazi umuti w'icyo kibazo ufite. Birababaje ko buri mu kaga utazi ibanga wakoresha ngo ugasohokemo. Mose yarazi imbaraga zibasha gutuma umuriro uzima. Mose yarazi imbaraga zibasha gutuma abantu bagaruka mu mudendezo, bagaruka mu mahoro. Ibyari ibibazo bigahinduka ibisubizo, ibyari desordre bikongera bikajya muri ordre. Imana ishimwe cyane. Ngo hanyuma ngo atakira Uwiteka. Yesu ahimbazwe cyane. Ibanga riri mu kuzimya umuriro cyangwa se mu gucecekesha ibirimo by'umuriro watse mu buzima bwacu nta rindi, ni ugusenga, ni ukongeza igihe cyo gusenga, no kubana n'Imana cyane. Yesu ashimwe. Nta kindi kintu Mose yakoze. Ntago Mose yagiye gutakira ubuyobozi runaka, ntago Mose yagiye ngo kuri banke kubikuza amafaranga, ntago Mose yagiye kureba diploma afite, ntago Mose yagiye mu miryango cyangwa mu nshuti. Oya, Mose ikintu yakoze ni kimwe. Haleluya. Mose ngo yatakiye Uwiteka, Mose yasenze Uwiteka, hanyuma ngo uwo muriro uhera kugira gute? Urazima. Yesu ahimbazwe. Abantu bari mu buribwe, abantu bari bababaye, abantu bumvaga bikomeye, abantu bumvaga bagiye gupfa, nta wari ukishima, nta muntu wari ukinezerwa. Ngira nkubwire ngo iyo umuriro wicanye mu buzima bwawe, nubwo baguha amafaranga, nubwo baguha akazi, nubwo wabona urwo rubyaro uri gusengera, nubwo wabona iyo mariage umaze igihe kirekire usengera, uyu muriro wicanye mu buzima bwawe, ibyo byose nta munezero bibonamo.
Yesu adufashe cyane. Hari imiriro yicana mu buzima bw'umuntu, umuntu akumva gupfa bimurutiye kubaho, ariko iyi miriro yose uko yaba isa kose, aho yaba ituruka hose, icyaba cyarayiteye icyo ari cyo cyose, hari imbaraga zibasha kuyisinziriza, hari imbaraga zibasha gutuma izima. Izo nta zindi ni imbaraga z'amasengesho. Igihe cyose uzacogora mu gusenga, igihe cyose uzumva imbaraga zo gusenga zirangiye muri wowe, umenye ngo umuriro ugiye kwiyongera. Uwiteka adufashe. Umenye ngo ibibazo biragutegereje, umenye ngo akaga karagutegereje, kuko ibanga ryonyine rihari ryo gucecekesha ibirimi by'umuriro, ryo gutuma umuriro uzima, ni amasengesho. Mose ngo asenga Uwiteka. Nshuti, mbabarira iyi weekend, mbabarira iyi minsi turimo, usenga Imana. Uwo muriro wicanye mu buzima bwawe, uwo muriro uri kwaka mu mibereho yawe, uwo muriro uri kwaka mu rushako rwawe, uwo muriro uri kwaka mu mubiri wawe, uwo muriro uri kwaka mu byo ukora. Uwo muriro ntabwo nitaye ku gihe umaze, sinitaye ku byo watwize, sinitaye ku byo wangije. Icyo nitayeho n'imbaraga zibasha kuwuzimya. Mose ngo atakira Uwiteka, asenga Imana, umuriro urazima. Ndagira nkubwire ngo hamwe no gusenga Imana, hamwe no kwegera Imana, hamwe no kuvugana n'Imana, hamwe no kwinginga Imana, hamwe no gutitiriza, uwo muriro ugiye kuzima. Ugiye gushima Imana, ugiye nawe kugira amahoro, ugiye kugira ibyiringiro, ubuzima bwawe bugiye kongera kugira ishusho mu izina rya Yesu. Mose asenga Imana, umuriro urazima. Fasha dusenge, fasha twinikize, wongere ibihe byo gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ahari wari waracitse intege, ahari wari umaze kumva byararenze urugero, ariko ngira usenge, uwo muriro ugomba uzime mu izina rya Yesu. Ibyo wabonaga nk'ibidashoboka bigiye gushoboka hamwe no gusenga Imana mu mbaraga z'Umwuka Wera. Yesu nabagirire neza. Imana y'amahoro nibiteho, ihaze kuza kw'imitima yanyu mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Turabakunda.